twongeye kubasuhuza twiza ko meze neza hirya no hatandukanye mu kundi biganiro byacu no kuri iyi channel yanyu. Nitwa Ajab Marashindi kumwe na Nikora umeze neza. Yego meze neza rwose. Tugiye makuru ari kwihutirwa agezweho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko no mu gihugu cy'u Burundi amakuru menshi cyane aho bivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagote mu gace ka Kipupu nyuma yuko batsinzwe imirwano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bagotswe mu by'ukuri ntaho basha gutambuka rwose ubufasha bwo mu mitwe y'abahibu n'abandi kugira ngo babe bavanwa ahangaha ariko kandi biri kuvuga yuko hari abakinare bakomeye cyane umukoloneli n'umujenerale muri mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwirometa ubushake ndetse kubera gutsindwa urugamba byatewe n'ikitari bigarukaho tugiye kureba imirwano yabaye muri Masisi Minembwe n'ahandi turabera muri rusange. Ndagira ngo utubwire muri amakuru byagiye bigenda muri rusange Nikora byagenze bite? Urakoze cyane, reka duhere mu ngabo z'u Burundi zabuze inzira yo kugira ngo zibashe gutaha iwabo i Burundi cyangwa se ngo zimanuke zerekeze muri Baraka, dore ko muri Baraka ariho bari bafite inzira ishobora kubageza mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ubwo agace kitwa Mikenke kafatwaga kakigarurira n'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Twirwaneho. Icyo gihe hari ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za FARDC zikongera zigafatanya n'ingabo z'abazalendo. Bateye ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho baza kubirukana babakura mu duce bari barimo. Babakuye mu duce bari barimo barabatawanyikisha cyane bajya impande zitandukanye. Kariya gace ka Mikenge kugira ngo bashe kubyumva neza, Mikenge niyo ifite umuhanda uhuza Gipupu ndetse ukawuhuza na Pwenzero. Pwenzero akaba ariyo nzira yonyine bari bafite yo kugira ngo ibashe kubamanura ibageze mu Burundi. Bakaba bari bafite n'inzira yo mu duce two ku Ndondo. Ariko ku Ndondo kuba barangije kubakura hariya muri turiya duce twa za Mikenge, abari bari Bijombo, abasirikare ba FARDC na FDLR na Wazalendo bari muri Bijombo, nabo bahise bava muri Bijombo barahunga kubera ko bumvishije ko ingabo za M23 zarangije kwigarura Mikenge. Baravuga ati baduciye inyuma bakadutanga barashobora natwe kudufungira inzira, reka tuvemo hakiri kare tugende tugera ahantu bita mu Mitambo. Niko bahise bajya mu Mitambo. Barundi noneho bahungiye Gipupu bahita babura inzira, umuhanda wari ubahuje na Pwenzero ingabo za M23 zihita ziwufata. Ni ukuvuga ngo bamwe bahungira ibumoso abandi bahungira iburyo. Abo ngabo bahungiye iburyo nibo babuze inzira yo kugira ngo bagotewemo hagati kandi nta yindi nzira koko bafite. Nibwo batangiye guhamagara ingabo z'abahibu bari muri Uvira ndetse na bene wabo b'abarundi bari mu tundi duce. Barababwira ati nyaboneka nimuze mudutabare murwanye ingabo za Twirwaneho na M23 ziherereye hariya muri Mikenge. Nimurangiza kuzirwanya muzikure muri turiya duce, murangiza kuzikura muri turiya duce natwe mubashe kutubohora ahantu turi. Barababwira ati natwe ntidushobora kuza kubabohora muri ako gace, ese twebwe tuhageze bakongera bakakigarurira tukajya natwe muri danger nkuko namwe mwayigiyemo, ese byagenda gute? Nibwo bababwiye bati mu gihe mutaza kutubohora twebwe n'ubundi z'intwaro ziri ahangaha si zacu, n'intwaro za Republika ya Demokarasi ya Kongo na uniform bambaye benshi ni uniform ya Kongo. Ati z'intwaro twebwe turazidepoza tuzisigire M23 na Twirwaneho n'ubundi bari hano abakongomani intwaro turazibasigira ni zabo, niturangiza twebwe baduhe inzira dutambuke. Uko niko byagenze, ni nako bimeze kugeza ubu ngo hariya muri Gipupu, ni nako byiriwe bimeze. Hari negotiation ikomeye cyane kandi ibyo kandi byigeze kubaho igihe Uvira ifatwa, urabyibuka? Uvira igifatwa ingabo z'abarundi zari ziri muri cyo duce twa za Gipupu. M23 ikaba nayo yari iri hariya muri Mikenge kandi kutari yifite yose. Yahise izamukita ifunga umuhanda wa Pwenzero, hari nawo muhanda uhuza Gipupu ndetse na Pwenzero. Bahita bagenda barawufunga. Bakirangiza kuwufunga abasirikare b'abarundi bari benshi cyane babura uburyo bagira gute bambuka. Babuze uburyo bambuka, bahamagara General de Brigade Sematama. Bamubwira ati nyaboneka turifuza ko waduha inzira tugatambuka, ntabwo tuje kurwana ariko duha inzira dutambuke. Nubundi mu gisirikare iyo ugiye guhangana n'umuntu umusigira inzira anyuramo agira gute ahunga. General Sematama ateranye n'abakoloneli be arababwira ati nimubareke bagire gute batambuka. Babaha inzira baratambuka baragenda, ariko barababwira ngo nimutubwira ko mutazongera kugaruka ahangaha. Baravuga ati twebwe ntabwo tuzongera kugaruka hano muri Mikenge, nitwongera kuhagaruka iki kibazo kikatubaho muzakituziza. None reba ikibazo cyongeye kugira gute kubabaho kirabagara. None ndi kwibaza ubwo ntibagiye kubizira kuko ntekereza ko umusikare byafatwa amatekwa
hari igihe hanamburwa n'intwaro mu by'ukuri twakwitega ko bazahabwa inzira bazafatwa amatekwa hazamburwa intwaro twakwitega ko zakurikiraho iki hariho point strategique ebyiri yego mama 23 na twirwaneho ntabwo yakongera kubaha inzira yego niba inzira bazasiga intwaro yego nibavuga ngo ntibasiga intwaro bazafatwa amateka izo ntwaro zose zizafatwa nandi ubwo natwirwaneho na mama 23 bazikoreshe bazongere ku zindi nk'izo bafasha hariya muri turiya duce ndetse no mu tundi duce dutandukanye bitabaye ibyo bazafatwa amateka cyane rwose n'ahandi bafite ho guhungira yego ahandi bavuga ngo bashobora guhungira bahungira muri Manyema Manyema kuvuga ngo winjire rya shamba rya Manyema ukubitamo ukwezi kose urimo ugenda mu ishyamba kandi utaragera ahantu hatuye umuntu yego ibyo birumvikana cyane birakomeye hariya muri kariya gace hanyuma se atubwire ku bakomeye cyane bo mu ngabo z'Urundi bamaze kwirometa ndetse nabonye bivuga ko bari bafite inzara ikomeye cyane byagenze bite ku bajenerali b'u Burundi ntabwo ari abajenerali ni majoro ndetse na kapiteni majoro na kapiteni nibo nabo bararwanye ku munsi w'ejo abarundi nibo benshi kandi n'ingabo basa n'abayoboye rwa rugamba rwa hariya muri kariya gace kandi ngo barangize bararwana barangije kurwana amayisikoti yabo aratabanyika arabasiga urabona ko baba bari no kurwanira kuri tere y'ahantu batamenyereye uriya kurwanira kuri tere utamenyereye n'ibyago bikomeye cyane ngo barangize noneho nibwo bahise batekereza baravuga bati reka tugende twihishe mu mashyamba baragenda bihisha mu mashyamba si n'amashyamba menshi ni ibisambu bihishamo ngo barangize kwihishamo bararamo ngo bice mu gitondo baravuga ati noneho reka tuve muri ino shyamba turebe ko twahinguka tukajya kureba ingabo zacu aho ziherereye oro ntibakamenye ko Mikenge yose yarayigize gute yarayifashwe noneho bahinguka ahantu hari amapozisiyo yabo cyangwa se ibigo bya gisirikare byabo bakiyahinguka basanga bahingutse mu ngabo za mama 23 na twirwaneho bahita bafashe bagira ngo bagiye kubica umwe mu majoro niwe wahise utangaza arababwira ati nyaboneka niba mutwica mutwice mwaduhaye ibiryo inzara iratwishe twaraye tutariye rero twiwe tutariye turifuza ko mwaduha ibiryo twirwaneho irabafata iragenda irabagaburira ibaha n'amata baranywa barahari n'ubu ngubu barahari none se abo n'abasikare bakomeye mu byumvikana umuntu ufite ipeti rya majoro ni umuntu ukomeye cyane mu ngabo ni gute uyu muntu abatariye byagenze bite ubundi birashoboka ko ku munsi w'ejo yaratabanyitse barimo barwana dore ko iyi mirwano yatangiye kare kuvuga ngo waraye utariye urongera wiri utariye urongera utariye barongera noneho bagufata ayo masaha urumva ko abashize umunsi wose umuntu atarya kandi hashize umunsi wose utarya buriya utamenyereye kwiruka mu rugamba umenyereye gutekerwa ukabona ikintu icyo ari cyo cyose aba ari ikibazo kiremereye cyane bisaba ko bene uriya muntu agomba kubanza kwitabwaho kugira ngo abashe gukomeza inshingano ze hanyuma imirwano yakomeje kuvuga harimo za Minembwe n'ahandi hatandukanye imirwano yindi yakomeje kuvuga uyu munsi ho byari byifashe bite urakoze cyane mu misozi miremire ya Minembwe ahantu bita mu Karingi habereye imirwano mu gitondo Bidegu Gakenge ndetse na Mikenge bashakaga kuza kuyitera ariko batinye kuza kuyitera bahise bagenda ariko kano gace ka Karingi Bidegu ndetse na Gakenge barashe ngo barangize kubarasa babasubizayo ndetse bashakaga kwinjira muri point zero neza bagarukiye neza hafi neza ahantu hari ibyapa bya point zero neza abasirikari bamwe bari hariya kuri point zero bari batangiye kwinjira ishamba rya Mukoko bahunga General de Brigade Sematama arababwira ati mugaruke musubire inyuma ntabwo kwinjira aho ngaho muri point zero igenda ikiragera musubire inyuma ari mugaruke n'abari baturutse imutunda bari bamaze kugera hafi y'umusozi wa Baruta nabo barababwira ngo nimufungire aho ngaho abo ngabo nibo bahise bafungira kugeza ubu ngubu Bidego ndi bigeze bahagarara babarashe bahita bahunga hakiri kare gusa biriya bitero bari babigabye bashaka kugira ngo babihimureho kubera ko ku munsi w'ejo babashe kwigarurira Mikenge uko niko byagenze hariya mu misozi miremire ya Minembwe hanyuma noneho twinjira hariya muri Masisi naho habereye imirwano gusa imirwano irimo ibera hariya muri Masisi irimo urujijo niye na Minembwe naho harimo urujijo kandi imirwano yose yica abantu hatagira umuntu wumva avuze ngo harimo urujijo ngo yumve ngo harimo urujijo rwo bijijije abantu cyane nuko hariya muri Masisi yafashwe kera imaze gufatwa kera bayirindira umutekano imbere yayo hari Warikare hakongera hakaba Rubero hepfo yayo hari za Rucuru inyuma yaho hari za Bunagana ariko sinzi uburyo bazasimbuka turiya duce tundi kandi turimo n'ingabo za mama 23 ndetse na twirwaneho bakaza gutera hagati muri santere muri Masisi bisa n'ibigoye cyane kubera ko turiya duce cyane tuba turimo ikintu bita amashyamba nimba ari agace karimo amashyamba byanga byakunda kukarwaniramo biragoye buriya ko kurwanira muri sekiteri ya Gatoyi buriya ni sekiteri
ariko igice cyayo kinini kigituwe. Igice gitoya nico gituwe. Noneho mama 23 yari yarigaruye kiriya gice gituwe n'abantu. Igice kirimo ishamba kigumamo abazarendo. Noneho abazarendo bakajya bava muri rya shamba na FDLR na FARDC bakaza gutera hariya muri kariya gace ka gatoya, bikabahesha imbaraga zo guhita binjira muri Kawele, bikabahesha imbaraga zo kwinjira muri Nyakigano, zikabahesha imbaraga zo kuza bakinjira hariya muri kariya gace ka Kinigi. Nituvuga Kinigi ndumve Kinigi ya hano mu Rwanda, ni Kinigi yo muri Kongo, uduce twinshi turumvikana. Hanyuma noneho agace bita Ngokwe, Ngokwe nayo yiri uberamo imirwano ikomeye cyane hariya muri Ngokwe. Agace bita Gasenyi, agace bita Gatovu, agace bita kwa Muhinde, aho ngaho hiriyo habera imirwano ikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ahantu harimo habera imirwano na ahantu bita Ingungu, hakaba harimo harwana umusirikare bita Maroke umuzalendo, niwe uri mupanga urugamba hariya. Naho hariya muri tuno duce tundi twa Masisi harimo harwana uwo bita Kigingi, niwe uri mupanga urugamba hariya. Aho ngani muri turiya duce twa Masisi. Iyo tugeje nk'aya masaha turimo tubagezaho amakuru, biba bisaba kugira ngo tubabwire ishusho y'umunsi uko bwije bimeze, ahantu hose tukagenda tuhagera. Twakomeje twinjira hariya muri Uvira. Uvira hamaze kugera abasirikare benshi cyane. Ruvunge hageze abasirikare bashaka kwinjira hariya muri turiya duce twa Sange, bakinjira muri Rubarika ndetse n'uduce twose mama 23 yafashe. Abo basirikare bagiye bava mu duce twinshi dutandukanye twa Kongo. Hari abavuye muri Kalemi, abo ngabo baje. Hari ingabo z'u Burundi zabashije kuhagera. Izo nazo zaje bavuze ngo bamaze kugeraho abasirikare barenga 5,000. Barangije kugera hariya muri kiriya kibaya cya Plaine de la Ruzizi, bashaka cyangwa se Rusizi mu Kinyarwanda, bashaka kugira ngo babashe gutera ingabo za 23. Ariko ingabo za 23 ziri tayari. Twakomeje twinjiye muri kariya gace ka Warekare. Turi kwihuta. Warekare ahantu bita Minjenje. Minjenje harimo harabera imirwano ikomeye cyane, kubera ko ingabo za 23 zazamukaga zishaka kugira ngo zibashe kujya gufata agace bita Pinga. Zimaze gusatira kariya gace ka Pinga, ingabo noneho ziramanuka za FDLR. Warekare bamo FDLR n'akana kayo, birumvikana ntabwo bashobora kwemera ko bajya gufata kariya gace ka Pinga, dore karimo n'ikibuga cy'indege. Bahise baza barahurira, barakubitana, barahangana, bamara umwanya muremure cyane barimo bahanganira muri kariya gace ka Warekare. Gusa kugeza ubu ngubu imirwano yari kirimo ibera hariya muri kariya gace ka Warekare. Hanyuma noneho twagiye ahantu bita muri Kabare. Territoire ya Kabare iherereye hariya muri kariya gace ka Bukavu. Hariya naho harimo harabera imirwano yabereye ahantu bita Mboyo na Kamakombe. Kamakombe yari sanzwe irimo ingabo za 23 baza guterwa. Noneho batewe birwanaho, barabarasa ngo barangize kubarasa barabirukana. Iruhande rwa Parc de Kauzi Biega, haruguru y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho ngaho naho habereye imirwano yashamiranyije 23 ndetse n'abazalendo. Aho naho habereye imirwano ikomeye cyane, ariko 23 yaje kubirukana. Ntiwanyemerera ngasoreza hose. Twasa ariko nshaka kumbwira kuri drone nabonye zirimo zikoreshwa, nabonye arimo akoreshwa drone zikomeye cyane uyu munsi. Nubwo ko kizazo nabonye zirimo zirashishwa. Hari drone zirimo zikoreshwa za Cat 6, zira drone zirimo zirakoreshwa cyane mu duce twinshi dutandukanye. Tumenyereye izo bita za kamikaze, hari izo bita za Cat 6, hari n'izindi zaje zirimo zirekura amabombe atandatu. Hari n'izindi noneho zize kurasa itumvikana, igahita kiza gusa kumvirikuye igikomporo. Ibyo byose nibyo abazalendo na FDLR na FARDC barimo kurega 23 ngo nibyo bakoresheje ejo bundi muri Mikenke, barasa iziriya ngabo za wazalendo n'ingabo z'abarundi na FDLR. Nabonye byavuzwe cyane. Ikindi nabonye cyavuzwe uyu munsi nibyo no kuba Tshisekedi yajyanwa ngo mu rukiko bite nuko ngo yishe ari kwica ngo itegeko shinga umutwe witwa S34. Nabonye uvuga ko bari gukusanya ibimenyetso by'uko ngo yajyanwa mu nkiko. Ibi rero bivuga iki byo nabonye byakomeje kutwa cyane uyu munsi nabyo. Birimo biravuga cyane ko Tshisekedi ashobora kujyana mu nkiko, ariko ndakeka ntabwo yajyanwa mu nkiko, ntabwo arashira mu bikorwa. Nabishira mu bikorwa nicyo gihe bazavuga ngo yishe itegeko nshinga ararihindura, ariko mu gihe atarashira mu bikorwa ngo arihindure, wamurega iki? Kurira cyari ryarindi. Uko nabonye hari naho nabonye asaba Tshisekedi yuko umutekano wihutishwa kugaruka muri bya bice M23 igenzura, ndetse n'impunzi zagiye zikagarurwa. Nabonye abisaba abayobozi bashyashya. Birashoboka? Tshisekedi ntabwo yabisaba abayobozi bashyashya ngo babasha kubishobora. Igihe
yiyamamaza yarababwiye ngo ngewe nimunyongera indi manda nimurangiza kunyongera indi manda ngewe ubwanjye nze mbakorera akazi intambara ziri muri kano gace bashe kuzirangiza. Wibuke ko Kisekedi ajya gutorwa yatorwaga yari yarafashwe, Rucuru yari yarafashwe, Masisi yari yarafashwe igice kimwe, abo ngabo ntibigeze banatorwamo n'abadepite kubera ko abaturage baho ntibari bafite uburenganzira bwo kugira bwo gutora. Arababwira ngo nimumbe indi manda ninangize ngewe nze bayoborere mbarangirize ibibazo byose mugize gute mufite. None se niba sigaje umwaka umwe kugira ngo imyaka 7 yuzure akaba yewe imyaka 6, uratekereza ko ibyo yemereye abaturage ashobora kubikora mu mwaka umwe? Yarakoze imyaka 5 umwe ntabwo azabishobora n'icyo uvuze. Ntabwo yabishobora rwose mu mwaka umwe, mu myaka 5 byaramunaniye. Ko zigize inyuma amatora se? Ntabwo amatora ntafite uburenganzira bwo kuyigiza inyuma. Itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko mu gihe amatora yakwigizwa inyuma nuko haba hafashwe intara zirenga 3, kandi intara zirenga 3 ntizirafatwa zose, n'ebyiri ntabwo zirafatwa zose. Kivu y'Amajyepfo hari uduce tutarafatwa, Kivu y'Amajyaruguru nawe hari uduce tutarafatwa. None se wavuga ko niki yashingira avuga ngo arasubika amatora? Kandi nawe gusubika amatora buriya no guhindura itegeko nshinga byose reka tubijyanirane rimwe, niko kwiyongerera abanzi benshi cyane. Birumvikana ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukemura ibibazo, ahubwo ni ukwiyongerera abanzi benshi batandukanye. Ni ukuvuga ngo nimba yarasanzwe afite mama 23 akagira MRDP twirwaneho, akagira Thomas Lubanga yo muri Ituri, akagira Mudekasa yo muri Katanga, akagira na Mabondo yari muri Maniema, n'utundi duce twinshi tutarabasha kumenya turi n'imitwe imurwanya. Hanyuma noneho akubiteho na Sauveur Congo y'abakabira, akubiteho na niriya SV64 yaba Moise Katumbi, akubiteho Afrodoli Ambongo Cardinale, akubiteho wa Martin Fayulu, akubiteho n'abandi benshi batamushigikiye. None surumva abanzi bazaba batakirimo biyongera, ni benshi cyane. ari yongerera abanzi, ahubwo icyo gihe bazamutera kudeta, ndetse hari n'abasirikari batamushigikiye bafungiwe hariya muri Kinshasa. Tuzabivugaho nabonye bivuga cyane muri iyi minsi cyane rwose. Hanyuma nikoreka ngushimire cyane. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Namwe ko cyane ko natwe makuru yacu yagezweho muri aka kanya. Nge nitwa Ajabu Marashimwe, Imana niruganye cyo rekomeza Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.